Amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego ubwoko bw'Imana muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi n'ababasha gusobanura ururimi rwacu mu zindi ndimi, mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bugwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Yego ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana God's People Anastase Sibomana. Yego n'ubundi turi muri cya kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'ubundi ibidufasha mu bwoko bw'Imana God's People buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa n'ubundi nyirizina, ibifasha bagenzi bacu cyangwa ibikenewe ndetse n'ibigomba kuzafasha abadukomokaho. Rero nibyo tugiye kurebera hamwe, kandi nk'iyo twungutse iby'agaciro ntabwo tubyihererana nka God's People, ahubwo dushaka buryo ki tubyandika cyangwa tubyitaho kugira ngo bizifashishwe ndetse no mu gihe kizaza. Rero amahoro y'Imana nagumya agwire muri mwe, turi kumwe muri kino kiganiro. Muzi ko ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, by'umwihariko tugaterwa ishyaka no kumenya icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe ari cyo dukora nk'abazagororerwa mu bwami bw'Imana. Rero reka turebere hamwe mu ncamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 28 mu mateka y'iyobokamana yanyuze kuri iyi si cyangwa yatambutse muri iyi si. Muri aya mateka turaboneramo Ali wa munani w'Ubwongereza watandukanije itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka ry'Ubwongereza n'Abaroma. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, yego turabonamo uburyo bwo kwitandukanya n'abantu badafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana, kandi ukabikora ugamije gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Rero ubwoko bw'Imana muzi yuko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego niho uza gusanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero God's People, nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. Tugiye kurebera hamwe aya mateka yaranze itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere ku buryo burambuye. Yego aya mateka ku buryo burambuye, ariko turareba nyirizina, ese abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana yashakaga? Twebwe turareba nk'ubwoko bw'Imana God's People, turarebera hamwe nyirizina icyo Bibiliya bivugaho. Nidusanga ibyo bakoraga Bibiliya iza kubishimangira, dore ko ariho haboneka ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye, ikiri buze kwemeza nicyo turaza gukora, kuko intego yacu nyirizina turaza kuyisanga, cyangwa turarebera hamwe dusange intego yacu ari ukumvira Imana. Rero ku buryo burambuye amateka aranze itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere, yego niho n'ubundi muri uyu mwaka w'igihumbi 1547 Ali wa munani w'Ubwongereza yatandukanije itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka ry'Ubwongereza n'Abaroma, akanayobora ishingwa ry'itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka ry'Abangirikani ku itariki cyangwa kuri iyi tariki n'ubundi ya 28 z'ukwezi kwa mbere mwaka 1547 nibwo yapfuye, cyangwa nibwo yasoje, cyangwa igihe cyaragenwe cyo kuba kuri uyu mubumbe w'isi cyari kirangiye, cyangwa mu gihe cyo kwiyerekana uwo ari we cyari kirangiye, cyangwa igihe cyo gutanga umugabo w'icyo yagenewe hanyuma y'ubu buzima bwo mu isi byari birangiye. Yego n'ubundi amateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba ese amateka tumaze kumva nyirizina, twebwe tuyigiyemo iki, niki tugomba gukora, mbese niki twakosora kugira ngo tubashe kuba twakora icyo Imana ishaka, cyangwa twagenda mu murongo w'icyo twahamagariwe gukora turi kuri uyu mubumbe w'isi. Ubwoko bw'Imana God's People, iki gihe turimo ni cyo kubyaza umusaruro iminota yose twabonye, amatsiyerisi, imyaka runaka turimo, tugakoresha igihe cyacu nk'uko kiri. Rero twaragiriwe amahirwe yo guhurira kuri uyu murongo wa Irera TV1, ndetse no mu materaniro ushobora kuba wabujyamo cyangwa twaba duhuriramo, ukumva byinshi cyane byimbitse mu kunoza icyo Imana ishaka, cyangwa kugendera mu nzira Imana ishaka. Ayo mahirwe nuko yapfusha ubusa, ahubwo yabyaza umusaruro, kandi nawe icyo wamenye ukimenyeshe n'abandi, kugira ngo ibyiza wagezeho
atari wo kubigundira gusa, ahubwo bimenyeshe n'abandi, kuko kubimenyesha abandi ntacyo uhomberwa, ahubwo usanga aribwo ujya mu kungukirwa byinshi cyane ku bigendanye n'ingororano zo hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi. Yego rero tugiye kureba icyo Bibiliya iravuga kuri aya mateka tumaze gutambukamo. Tubonye ko uyu mugabo cyangwa uyu Ali wa munani yagize gutandukanya itsinda n'ubundi, cyangwa kwitandukanya n'itsinda ry'Abaroma, agashimangira cyangwa akajya mu buryo bwo gushinga itsinda ry'abahamyaga iby'Imana ishaka yuko ari byo by'ingenzi, ryo by'Abangirikani. Nyirizina twebwe icyo tugiye kurebaho nka God's people, tugiye kureba ubundi uyu Ali akoze icyo bita kwitandukanya. Ese nimba habayeho kwitandukanya, we abikoze agamije koko kubahiriza icyo Imana ishaka? Twebwe icyo tugiye kureberaho uyu mwanya, ntabwo turareba ku ngingo zose zirimo kugaragara muri aya mateka, ahubwo icyo tugiye kurebaho n'ikigendanye no kwitandukanya n'itsinda runaka ridakora cyangwa ritagamije cyangwa ridafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana. Kwitandukanya n'iryo tsinda ridafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana. Noneho hanyuma yo kwitandukanya n'iryo tsinda, reba nawe icyo ugiye gukora, nimba ugiye kumvira icyo Imana ishaka noneho, cyangwa kumvira ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye. Icyo nicyo tugiye kurebaho. Ari icyo yakoze, yagize kwitandukanya, ariko kwitandukanya ntabwo tugiye kureba yitandukanije icyo yagiye gukora cyo cyari kiri mu murongo wa nyacyo. Uyu munsi ntabwo ariyo ntego tugiye kureba, ahubwo tugiye kureba intego nyirizina. Kwitandukanya bikwiye gukorwa gute, mu buhe buryo, hagamijwe iki? Yego rero niho twabibonye no muri mu ncamake y'uko muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwitandukanya n'abantu badafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana, kandi ukabikora ugamije gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Katurebe icyo Bibiliya bivugaho n'ubundi mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino, ibice 6 umurongo wa 14 kugera kwa 18. Yego tube maso dukurikirane kuri no jambo, twumva icyo Bibiliya ibitubwiraho. Niho hagira hati nimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimukifatanye n'abatizera mudahwanye, kuko uraza gusanga uwizera n'utizera batarimo kuyoborwa mu buryo bumwe, kuko cyangwa batarimo gukora ibimeze kimwe, kuko imbaraga zirimo kubayobora zitandukanye. Ijambo rero niryo rivuze ngo nimukifatanye n'abatizera mudahwanye, kuko tubona yuko umuntu amaze kwizera Yesu Kristo ko yamucunguye, ahinduka udasanzwe, ahubwo ayoborwa n'umwuka w'Imana ako kanya, kugeza mu buzima bwe bwose aravuye kuri uyu mubumbe w'isi. Noneho utizera, urumva ko uko biri kose mu gihe atarimo kuyoborwa na wa mwuka w'Imana, ntabwo arimo kugendera mu murongo umwe na wa wundi wizera. Rero ijambo ry'Imana niho rivuze ngo nimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Ibyo ni ibintu bigaragara kandi bisobanutse yuko ahantu hari umwijima y'umucyo uhageze, umwijima uhita uhunga ujya kure cyane, kuko ntabwo byabana ahantu hamwe ngo bikunde. Rero ni naho usanga uyoborwa n'umwuka w'Imana n'uyoborwa n'icyaha kimurimo ntibashobora kugira ibyo bahuza, ntibyakunda. Icyumwe yise umweru, undi akita umukara. Ubwo rero urumva ko nta hantu biba bihuriye. N'ijambo rivuze ngo nimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Ijambo rikomeza rigira riti kandi Kristo ahuriye he na Beliyali, cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane ki? Ahangaha harimo kugenda habyerekana yuko ijambo ry'Imana niryo ryerura yuko abizera bahawe cyangwa bahita bahabwa ubugingo buhoraho bakimara kwizera yuko Yesu Kristo yabacunguye. None ubwo nimba bahawe ubugingo buhoraho, utizera we ahawe iki? Urumva yuko ibyo bahawe biratandukanye, nta mugabane bafitanye usa cyangwa biri mu murongo umwe. N'ijambo rivuze ngo kandi n'ijambo rivuze yuko uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ibirumvikana nta hantu byaba bihuriye ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Ijambo ry'Imana ryeruye yuko abamaze kwizera Yesu Kristo bakayoborwa n'umwuka w'Imana, abo ngabo baba babaye urusengero rw'Imana. None ababaye urusengero rw'Imana babiheshejwe no kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ndetse umwuka w'Imana bakaba bawuheshejwe nuko bizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Utarizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi we, urumva we yaba ari urusengero? Barahabanye, ntago bari mu murongo umwe. Ni ijambo rero riza ritwereka yuko
kwitandukanya biri ngombwa kandi biri mu ngenzi kubw'iyi mpamvu turimo kuvuga. Ni ijambo ryerekanye nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ijambo ry'Imana rise ryerura yuko nyirizina abo ngabo bamaze kwizera babaye ubwoko bw'Imana, babaye God's people, babaye ab'Imana, babaye bene Imana, babaye abantu b'Imana nyirizina. Baraza gutandukana n'abadafite indangagaciro zibahesha kuba God's people cyangwa kuba ubwoko bw'Imana. Niho rero nyirizina ijambo rikomeza ryerekana yuko ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Ijambo ry'Imana ryerekanye yuko ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Ariko nyirizina umuntu akimara kuyoborwa n'umwuka w'Imana, gutandukana na wa wundi utizera bihita biba diregite ako kanya, kuko ntabwo babona ibintu mu buryo bumwe, mu buryo bw'imyemerere cyangwa mu buryo bwo kwizera cyangwa bw'imyizerere. Ijambo ry'Imana niho rikomeza rigira riti kandi nzababera so, aba bandi bamaze kwitandukanya babiheshejwe cyangwa babishobojwe no kuba bayoborwa n'umwuka w'Imana, ngo kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Ubwoko bw'Imana ndabashimiye yuko ibiganiro nk'ibi tubuhuriramo tubonye nyirizina ku cyo twavuze mu ncamake yuko tubonye uburyo bwo kwitandukanya n'abadafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana, kandi ukabikora ugamije gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Rero nyirizina kwitandukanya ni ngombwa, nyirizina gutandukana n'itsinda ryose ririmo guhakana cyangwa kuvuguruza icyo ijambo ry'Imana rivuga tubona mu byanditswe muri Bibiliya. Rero nyirizina ukimara kubona itsinda urimo cyangwa ririmo guhamya yuko rikora iby'Imana ishaka, ariko ugasanga barimo kurwanya ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Bibiliya. Ijambo ry'Imana rise rivuga ngo kora excommunication nka God's people, kora excommunication, kora kwitandukanya nk'ubwoko bw'Imana cyangwa nk'uyoborwa n'umwuka w'Imana. Ndabashimiye cyane rero, tubonye ubu buryo, turabubonye, tubusobanukiweho uburyo tugomba kwitandukanya cyangwa uburyo ugomba kwitandukanya n'abadafite intego yo kumvira ijambo ry'Imana, kandi nawe ukabikora ugamije gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana icyo bivuga nyirizina. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana, dore ko buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, kandi intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego rero ubwoko bw'Imana, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Yego murakoze cyane.